Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabashijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A, hoteli; B, ibitaro; C, ahagenewe kugwa akajugujugu; D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B, ibitaro, na C, ahagenewe kugwa akajugujugu bikaba ari ibisubizo bya nyabyo, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ibitaro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ku bitaro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video no gukorera amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura; B, metero 100; C, metero 150; D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye, bishatse kuvuga ngo birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere. Gicu kibuditse kiri mu kirere nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kumurika muri metero 200 nibura. Noneho amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru uzakorera imwe utsinda, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ugaragaza inkombe mimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa; B, guhagararwamo umwanya munini gusa; C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Hano reka nze mpagusobanurire neza. Kino gice kiri hakurya y'umurongo mugari ucibwa ku muhanda ugaragaza inkombe mimbano zawo
uriya murongo ugaragaza ku inkombe z'umuhanda ahantu umuhanda ugarukiye, kiriya gice kiri hakurya rero hariya haba hari parikingi, hari imodoka ziparika, niho baba bari kuvuga. Kino gice niho baba bari kuvuga, cyegeranye n'uriya murongo ugaragaza ahantu umuhanda ugarukiye. Murabizi umuhanda uba ukomeje imbere, ariko hari igice kiri kuri uriya murongo gifatanye n'uriya murongo ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda. Kiriya gice rero kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini, ariyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni parikingi. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online turakwigisha igezweho, ukora rimwe ugahita utsinda. Iminsi 2, iminsi 3 tuba dusoje kwiga, akajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni uwuhe? A kilometero 25, B kilometero 70, C kilometero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kuvuga ngo iyo nta mategeko awugabanya, ari ahantu hatari mu nsisiro, ari ahantu hatari mu ngo, umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Aramarira. Shaka wagenda muri kilometero 80 mu isaha, ubundi aba ari kilometero 80 mu isaha ubutagomba kurenza ku mapikipiki. Hano rero baduhaye kilometero 25, 70 na 40, kandi azakagombye kuba 80. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 50 mu isaha, hatari mu nsisiro, atari mu ngo, ya mihanda ibiciye nk'ahantu runaka ariko hatari mu ngo, atari tuno duhanda two mu makarisiye, turani two bita uduhanda two mu nsisiro. Noneho iyo bavuze uduhanda two mu nsisiro ni turari tunyurwamo n'imodoka, hagacamo imodoka, hagashira iminota 20, hagacamo indi, hagashira iminota 30, hagashiramo indi, hagashira isaha. Ariko iyo bavuze imihanda y'inzira nyabagendwa, aba ari no mihanda dukoresha ikunda gucamo ibinyabiziga byinshi. Rero niyo bari kuvuga itari mu nsisiro. Umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha aba ari kilometero 50. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusye yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ahegereye umuhanda unyerera, B imbere ipine ryafumutse, C ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, D imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akenshi bagishyiraho iyo ugeze nko mu gace karimo utwago twinshi dutandukanye, umuyaga w'intambike, utuye dutaruka, bakabona bataratondekaho ibyapa 5 bikubwira ibyago bihari, ahubwo gashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda rero biburira. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusye yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo
uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A toni 10, B toni 12, C toni 16, D toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni C toni 16. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze umutambiko, niba umupine umwe uri iburyo undi ukaba uri ibumoso, kiriya cyuma kiri hagati kibituhuza nicyo bita umutambiko. Ibinyabiziga rero biba bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, hatarimo uriya mutambiko uba uri kuri makuzungu. Makuzungu ni iki? Reba kiriya gikontineri kiba gifatanye n'ako umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo ariko kitari gukururwa, nicyo bita makuzungu. Hacamo imigozi hagakururwa indi kontineri, iyo kontineri iri gukururwa ariko haciyemo imigozi iri kuyikurura, akaba ariyo bita romoroki. Rero bino binyabiziga biba bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu, bagomba kwikorera uburemere butarenze toni 16. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikore n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cyanyacyo na B ikaba ari iso cyanyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Niba ari intebe y'igare ikaba ifite santimetero 30 utari washyiraho imitwaro. Noneho ubugari ntarengwa budakuka kaba metero 2 na santimetero 50 mu gihe waba bamaze gushyiraho niyo mizigo. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Abashaka gusimburwa n'aya matara, hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A amatara magufi, B amatara ndangaburumbarare, C amatara yo guhagarara umwanya munini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni C amatara yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi mu kibazo babitubwiye ngo iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini, urumvikana bihagaze umwanya muto cyangwa munini bigomba kugaragazwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza babisanga bamenye ko bibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, hari ukuntu bagomba kugaragazwa. Bagaragazwa ku buhe buryo rero? A imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso
rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haiso cyukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Imbere ni itara ryera. Noneho inyuma bakoresha itara ritukura. Impamvu tutahisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, nuko kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo kandi inyuma bakoresha itara ritukura. Naho imbere bakoresha itara ryera. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ariko baramuze bavuze ngo inyuma ni itara ritukura, nacyo uzahita ugihitamo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha mu gihe gito cyane, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, dukorera hano mu mujyi wa Kigali. Ni kuri 0789361626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hari amwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Uba wakora iki? Uba wakwitwara ute? Atanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kugwa inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haiso cyukuri nta kindi ni A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Igeze hari kuri rompuwe uhinzira ibinyabiziga biri ibumoso bwawe. Kubera ko ibinyabiziga biri ibumoso bwawe nibyo biba byagutanze kwazenguruka, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazenguruka twinjira mu gice cy'iburyo. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Haiso cy'ukuri nta kindi ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kubera iki? Kubera ko kino cyapa nukibona uzahita wongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uyu nguyu uri mu birango. Muri make utamutse utwariye muri kilometero 25 mu saha bakwandikira, utwariye muri kilometero 29 mu saha bakwandikira, ariko utwariye muri kilometero 80 mu saha ahantu wabonye kino cyapa nta kintu bagutwara, kubera ko ari kukubwira ngo umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Ubundi utegetswe guhita wongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Hano hari harimo kilometero 30 mu saha, niyo mpamvu tuvuze ngo ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe uraba ari kilometero 30 mu saha. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa urebe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, asigaye ibyapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? A, ibumoso. B, ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C, iburyo cyangwa ibumoso. D, iburyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D iburyo. Iyo ugeze hari abanyura bazenguruka cyangwa ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe, winjira mu gice cy'iburyo. Aho waba uturutse hose uhita winjirira iburyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana, hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntibibujijwe ku bihe binyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A. Imashini zihinga. B. Ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Imashini zihinga. Ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu byarenze uburumbare bw'ikinyabiziga, cyangwa se ibintu by'ibinyururu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka. Ngo utware ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi kuri kaburimbo, ntibishoboka. Ariko imashini zihinga zo ziba zibyemerewe, kubera ko birashoboka ko ushobora kuba atwaye ibintu bikagenda biri kwikura hasi, wenda n'ubundi ibyo binyabiziga bihinga biri mu mirima cyangwa biri ahandi hantu n'ubundi biri gukora ubuhinzi. Niyo mpamvu bavuze ngo imashini zihinga zo ziba zibyemewe ko yagenda hari ibintu byarenze uburumbarare cyangwa se biri kugenda biri kwikurura hasi. Ndakeka ko waramusamo A. Imashini zihinga. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Tarawahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A. Iby'inyuma metero 3, B. Iby'imbere metero 2.70, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Nuvuga ngo igice kirenga ku biziga, igice kirenga ku mipine. Umupine w'imbere warukururana kugeza kuri wa mwanya usoza imbere ugana imbere, aho ikinyabiziga kirangira ugana imbere uvuye ku mupine uturutse imbere. Haba hagomba kuba byibura harimo metero 2.70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Noneho inyuma, kuva ku mupine w'inyuma warukururana kugeza ku gice gihera cy'inyuma, hagomba kuba harimo metero 3 na santimetero 50. Impamvu twahisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo inyuma ni metero 3 kandi inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo uhita ubikora, murabizi nego yacu no gukora rimwe tukahita dutsinda. Imbere aba ari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2.70, inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko nibaramuka bikubajije uzahita ubikora. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye imodoka, ese ni kubera iki ushobora guhita ucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A. Kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. Uba ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa bakubone hakiri kare utabateza ibyago. Ndizera ko waramusamo B. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho.
B kumunyuraho umwegereye, C gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, D kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Igihe uri kudepasa umunyegare uba ugomba gusiga umwanya uhagije, kubera ko murabizi igare ntirigira moteri. Kugira ngo rero utamuteza ibyago, usiga umwanya uhagije mu gihe uri kumunyuraho. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tarawahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye, kino gice kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A hagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, B hagenewe abanyamaguru, C hagenewe inzira y'ibinyamitende, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto na hagenewe abanyamaguru bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Kino gice kiri uruhande gikikijwe n'imirongo ibiri yera icagaguye, gifite bugari budahagije kugira ngo imodoka zicemo, ko na kino gice kiri iruhande karakayira nta modoka yacamo ngo ikwirwemo, kiba kigenewe inzira y'ibinyamitende. Hara niho ibinyamitende biba bigomba kunyura. Ndakeka ko waramutamo C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tarawahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kunyura naho bibujijwe gusa igihe, kudepasa gusa bibujijwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, B umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, C ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda ivuga ko umuyobozi w'inyabiziga abujijwe kuyirenga, kubera ko impamvu bawushyiramo bari kukubwira ngo uragendera iburyo, ibumoso haragenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bigusanga. Rero mu gihe uriya murongo ushushanyije hagati mu muhanda udacagaguye, nta na rimwe uba wemerewe kurenga. Noneho iyo ucagaguye uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga mu gihe bibaye ngombwa. Bikaba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye gukatira ibumoso, mu gihe ugiye guhindura icyerekezo, cyangwa se mu gihe ugiye kunyuranaho. Mu gihe ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga muri ibyo bihe. Ariko iyo udacagaguye nta na rimwe uba wemerewe kuwurenga. Ndakeka ko waramutamo B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tarawahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, A gukomeza ibumoso, B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, bivuze ko cyo kiri kuza kigusanga. Wowe ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, uzahita uyazimya kugira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba
bikaba byamuteza ibyago, ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kuzimya amatara maremare mu gihe mugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutse se kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha mu gihe gito, iminsi 3 iminsi 2 ukagenda mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu gusabwa no kuduha umwanya uhagije ko amasomo aba hari imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura akazi kawe neza, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626 tuze tuyikwigisha iwawe. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ahantu hose uri mu mujyi wa Kigali turagusanga tukaza tukayikwigisha. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera kujya kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.